uko nanjye mba ndamumenye. nawe umumenya gutyo. Ese wari ufite ikihe kibazo? Nta kibazo. Ni ijwi gusa ntabwo bari kukubona, irekura ubabwiye kugira ngo n'undi wese ugifite abashe kwirekura yitinyuke aze nawe bamufashe. Tubyite nk'ari nka surprise. Yarishimye akubwira ngo iki? Akajambo yakubwiye uwo munsi. Ninde wabigukoreye? Ni uwanjye wese uzamuhenze? Yego. Kuki wari waratinze? Yego. Nari ngikunda cyane. Imana yera, izina ryawe rishimwe. Tuje mu kiganiro rero n'ubundi cy'umuryango, turasabye ngo ubane natwe, udushyigikire, ineza yawe ibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Twongereye kukwakira, twongeye kwishima kwakira iwawe. Tugarutse muri gahunda yo kugira ngo wongere twumve abatanga buhamya ba serivisi utanga sanzwe tuzi y'urubohero, yo bagabo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba cyangwa se batanashoboye. Hari abarangiza vuba burya nabo baba bagerageje, hari n'abatagerageza noneho, kandi abo ngabo tubizi neza ko bafasha. Turabeshya? Oya ntago beshya. Yego. Uyu munsi rero sinzi niba hari uwo wadutegurira ubuduha ubuhamya kugira ngo byibuze umushyire kuri telefone tubashe kumwumva abyivugire live kuri televiziyo, abantu bose bareba izuba riva. Yego, nkuko bisanzwe rero abantu benshi bagenda bambwira bati rwose Shangazi, nukenera ko tugutangira ubuhamya, nukenera ko tuvuga ibintu byawe, uzatuhamagare udushyire kuri kamera. Ariko ntago bari bugaragare, ntago babyemera byabo, hanyuma dutanga ubuhamya bw'ibyo yadukoreye. Niyo mpamvu rero ngenda mbazanira abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi hari umudamu wari wanyemera ambwira ati rwose nta kibazo, ndashaka ko mvuga ku by'urubohero, mvuga icyo byamariye, nta nubwo ari wo mu Rwanda, no ari mu Burundi. Yego. Rero ndagira ngo tumuhamagare muri aka kanya kuko yamaze kubinyemerera, avuga ati rwose urwo rwanyu rusenyutse, ibindi ndaza kubivuga nyuma mumaze kuvugana. Reka muhamagare, ndumva muhamagare umumpe mwibariza ibibazo nka bitatu. Hello? Oui, mwiriwe neza? Yego. Uri live kuri televiziyo Masenge TV? Nagira ngo tujyane akaganiro gatoya niba mwabitwemerera. Ikiganiro cyerekeye Shangazi, se uramuzi? Ndamuzi. Yego. Ibyo akora nabyo urabizi? Dative. Shangazi Dative, numva umuzi? Ndamuzi. Yego. Twifuje kuguhamagara nk'umuntu waba waragannye Shangazi Dative ngo udusangize ku buhamya. Ese hari ikintu yigeze agufasha? Yego. Icyo yagufashe se ari cyo byatanze? Cyaragitanze cyane nuko wenda mbere na mbere ndumva uri Umurundi, uzambwira ngo ajya afasha abarundi, mbanza kubipinga. Ndumva uri Umurundi kazi. Nashaka kubaza mbere na mbere, ubundi mwabonanye gute? Mwahujwe nande? Mwahuriye gute? Umurundi mugenzi wanjye yamundangiye. Yego. Yarambwiye twari ko tuganira nini. Ngira nka serivisi nkenewe, anambwira ati ngo urangire umuntu. Yego. Uko nanjye mba ndamumenye. Nawe umumenya gutyo. Ese wari ufite ikihe kibazo? Nta kibazo. Ni ijwi gusa ntabwo bari kukubona, irekura ubabwiye kugira ngo n'undi wese ugifite abashe kwirekura yitinyuke aze nawe bamufashe. Ikibazo cyo gukunye cyangwa gukuna cyangwa se akunda mu Kinyarwanda kizavuga ngo ni ukujya mu rubohero. Yego. Byagufashe nk'igihe kingana iki kugira ngo bize? Nyuma y'iminsi 5 nari maze kubona impinduka. Ubusuri hagati ibyumweru 2 n'igice.
byari aho nashaka byabonetse ibyumweru 2 n'igice. Ubu suri hagati y'imyaka ingahe n'ingahe? Icyenda rimwe kuri 32. Impamvu nari nkubajije icyo ngicyo, hari abitwaza ngo dufite n'imyaka ngo twarengeje imyaka ngo ntabwo byakunda. Impamvu nari nkubajije icyo kibazo. Ese wenda nyuma yo kujya mu rubohero kwa Shangazi Dativa ubona hari icyahindutse mu rugo? Nk'ikiyese ese niwe wabishakaga wenyine? uwo twubakanye niwe wabishakaga. Yego. Amaze kubona, kuko waje se wamubwiye? Namenye ko bishaka. Yego. Maze kubimenya reba uko bigenda nyine ndamubwiye. Wenda akabazo k'amatsiko wenda dusoza, wenda tukanakore kugakomeza imirimo. Amaze kubibona wamukoreye surprise, reka tubyite nk'ari nka surprise. Yarishimye. Akubwira ngo iki? Akajambo yakubwiye uwo munsi. Ninde wabigukoreye? Nuwaje wese uzamuhenze. Yego. Kuki wari waratinze? Yego. Nari ngikunda cyane. Urakoze cyane. Ngaho mugire umunsi mwiza. Sawa. Shanga. Afite amasoni ntabwo byose. Afite amasoni kugira ngo azapfe kubivuga ni ikibazo, ariko byanga bikunda urumva ko hari icyahindutse mu rugo. Hari n'abagabo nabo bagira ikibazo cyo kubivuga. Bakabitinya. Yego. Sibyo, bagatinya bakavuga ubu nimba imubwira aravuga. Icyo bishatse kwigisha abantu uvuga ngo hari igihe umugabo mushobora kuba mubana atarigeze abikubwira, abikunda ariko atarigeze abikubwira, akabura ahera akavuga ati nimba imubwira atari bubona aho ari bubikoreshereze biragenda gute. Mukabana gutyo akabyihanganira, atari uko wenda akunze uko kuntu umeze, ahubwo ari uko abona nta kundi kuntu byagenda. Urumva ko yamaze kubikora akamubwira ati rwose uyu muntu tuzajya kumuhemba ibintu yakoze, urumva biramushimisha cyane. Aho rero iyo tuhageze tubonera kubwira abantu, ushobora kubana uri kumwe n'umugabo wawe ukabona ntacyo abikubwiraho, ukabona rwose ntabyite, wanabimubaza ukabona ntashaka kugira icyo abivugaho, ntabyitayeho, cyangwa ubwo ati nta kundi nta kibazo uko umeze uko birahagije. Ikikubwira ko yabikundaga ni uko iyo ufashe umwanzuro ukavuga uti reka njye kubikora, ukabikora, nyuma yo kubikora impinduka ziboneka, iyo kikwereka ko yabikundaga. Abenshi bakunda kuvuga ati rwose tujye guhemba uyu muntu yaragukoreye, ati ndibuka umwinjiza avuga ati rwose nageze umugabo yamaze kubibona, avuga ati mbwira ikintu ushaka cyose. Ndibuka ko hari n'uwo baguriye imodoka, kubera yari afite ikihe kibazo? Ntabwo yari yaracimyeyo gusa bamugura imodoka ya miliyoni. Urumva yarayimugura, araza ari nyate Shanga ati sinzi ikintu nzagukorera. Urumva rero, kandi umugabo ntabyo yari yarigeze amubwira. Yego. Yaravugaga kuko umugabo aramubwiraga ati impamvu ntabikubwiraga, numvaga nimbikubwira biragenda biti. Ibyo utakoze uri umwana urabikora, umaze gukura urabikorerwa nandi urabigenza uti nanga gushyiraho izo stress. Ndavuga reka nkureke nyine ukuri birampagije mpfa kuba ngukunda. Ariko mbonye ubikoze nta kindi kintu naguhemba, reka nguhe imodoka kugira ngo nkwereke ko byishimiye. Ariko bya bintu banze ari byiza ku buryo bukomeye. Ibintu banze ari byiza cyane. None se ubu wenda ni yihe nama wagira abagabo bakitinya kubwira abagore, mbere y'uko wenda tugera ku nama wagira abagore, ni yihe nama wagira abagabo, cyane ko nzi ko nabo bajya bakugana mu bibazo bitandukanye, ariko kuri icyo kibazo ni yihe nama wabagira? Inama nagira abagabo nuko batinyuka bakabwira abagore babo. Icyambere wowe mugabo uzi ko ubikunda, urabizi neza mu mutima wawe, wumva rwose ushaka naho hera ngo bimubwire, ukumva ntiwabona. Icyambere baba bavuga bati nimbimubwira aravuga ko nabikuye he. Nicyo kibazo bakunda kugira, aravuga ko nabikuye he, imyaka 10 tumaranye, imyaka 11 tumaranye, uyu munsi ngiye kubimubwira ntare bimubwiye mbere aravuga ko nabikuye he. Ugasanga atinya icyo kintu, avuga ati batamfata ukundi kuntu atavuga ko nabikuye ahandi hantu. Nkayibona rero kubwira abagabo bameze gutyo,
nta mpamvu niba ari bwo ubimenye se cyangwa se wenda warabimenye wanga guhita ubimubwira kugira ngo wenda atagufata ukunde ariko aho ubimenyeye muganirize n'umuntu kuko nawe hashobora kuba mu mutima we avuga ati si ibintu ko mbyumva n'abantu numva ko ari byiza umugabo wanjye ko atigeze abimbwira mbikore mbigenzere ugasanga baheza gati icyo nabwira rero abagabo bameze gutyo tinyuka ubwira umugore mu biganire n'uwawe muraganira ku tuntu twinshi dutandukanye icyo si ikintu gikomeye nabihambaye birimo bababwire rwose baze babikore kandi mbona no gushimira abagabo batari namwe ko bati ngiyewe ndizira nza kwishakira akaza kandeba tukabiganiraho kamwe ati ngenzaza mukuzaniye akamuzana akavuga ati rwose ndamuzana wenda nushaka bimukore nicaye ahangaha abo ndabashimira cyane n'abavuga bati reka nguhe nomero ze uzamuhamagare wowe bimwibwirira umubwire ko ugomba kubimukora ko ari njye wabigusabye abo bose rero ndabashimira kandi rwose bagabo mutinyuke ndabizi murabikunda ndetse cyane ku rwego rukomeye ariko se shanga wenda ntaguciye mu ijambo reka nkubaze aka kabazo nubwo wenda atari ubwa mbere waba ukumvise hari abagore bavuga ko guca imyeyo ari ubuturage hari abagore bavuga ko cyangwa se n'abakobwa bavuga ko ibyo ari ibyo mu giturage mu cyaro niyihe nama wabaha abo ngabo nyine bene abo ngabo niba abandi baba batarigeze babikora noneho mu buryo bwo kwiha amahoro no kumva ko kwerekana ko ntacyo bitwaye n'icyo akavama biriya n'iby'abaturage n'iki cya mbere arareba akabona ntiyabyishoborera akabona ntiyabikora akabona wenda biragoranye akavuga ati n'iby'abaturage ikindi ashobora kuba wenda n'umusore bazabana cyangwa se nta n'uwo afite bazabana uri mu kubimubaza kuko abenshi bakunda kubikora mu gihe ageze igihe cyo gushaka cya gihe cyo gushaka mu gihe uwo wagiye kubana umusore bagiye kubana atangiye kubibwira avuga ati rwose mbabarira niba utaraciye imyeyo ubikore tuzabane warabikoze cyangwa se akamubwira ati rwose umbabare umubwire niba hari ikintu nkunda umugore aciye imyeyo ubwo yakumva rero bimeze gutya atarigeze bikora yarabigiraga ngo kuko hari abana benshi bajya baza akambwira ati ngiye nabibonaga ku ishuri abandi bana babifite ati umwana tukamuseka tukamuha akato ngo ibi nibyo ngura muntu ngo ararwaye biriya bintu n'ibiki mbese bakamuca bakamugira igicibwa urumva ibyo byose rero mpura nabyo ndabizi bamwe babyita ibiturage abandi bakavuga ati biriya n'iby'abantu ba kera ibintu nk'ibyo ariko ntabwo ari iby'aba kera ahubwo ubu ngubu nibwo bifite imbaraga cyane kurenza na kera byo wenda iyo utabikoraga bagusendaga mu ibanga ariko ubu ngubu byo noneho barerura bakavuga ku mugaragaro urakoze reka wenda tugane ku musozo ubutaha tuzagaruke tuvuga ku bagabo umunsi nubwo umugabo twafasheho gato ariko ubutaha tuzagaruke tuvuga ku mugabo tuvuga ku bagabo nabo bafite ikibazo cyo kwica abagore bahagaze reka tubyite gutyo icyo tuzakivugaho gusa wenda tutarasoza aho ngaho nanone dukurikije ubuhamya bw'uyu mumama tubonereho kubwira abadamu hari igihe umugore rwose iyo bimubwira akamubwira ati rwose ntabwo nabishobora ibi bintu byararangiye ntabwo nabikora umubiri wanjye warakomeye akumva ko bikorwa n'abantu bakiri batoya akumva ngo hari ibintu bajya bavuga ngo iyo umuntu yabyaye iyo umuntu yamaze kujya mu mihango iyo umuntu yakuze ntibiba bigishoboka cyane urabona ko uriya muntu uduhaye ubuhamya afite 30 ari hejuru icyo mbabwira cyo nakira n'abantu bari muri 45 50 nankaswa abo ngabo barimo kuko ngo rero imyaka iyo ariyo yose birashoboka birakorwa bigakunda cyangwa umwana ukubuze kubikora neza ushobora kuba utazi kubikora uraza nkabigukorera ushobora kuba uri kure uraza nkakwereka uko bikorwa nkaguha umuti nkakubwira uzajya ubikora gutya kuko ubikoze utambaje cyangwa utarebye uburyo bikorwa ushobora kubikora nabi kubisumbanya gukurura hatariho ibintu nk'ibyo ngibyo uraza rero tukagufasha nimugire ikibazo rwose abagore mwisanzure muze dufite urubohero rwiza urugeramo rwose ukiryamira ugasinzira murakoze cyane nashanga reka tugushimire ko ari inkunga uri gutera igihugu kuko wubaka imiryango myinshi kandi gafatika cyane twatangiriye ku buhamya tuzagera no ku bandi benshi bakomeze batanga ubuhamya urakoze cyane rero reka tugushimire maze twongeye tugusaba usoresha isengesho ubundi dusoza ikiganiro cyacu yego murakoze cyane reka dusenge Imana turagushimiye Mana yacu tugushimiye ko uri umubyeyi wacu tugushimiye ibyo ugenda udukorera izina ryawe rishimwe tugushimiye iki kiganiro gitambutse reka ufashe aba bagore bafite ibibazo mu ngo zabo mwami witeka baha ubwenge bigisha icyo bakwiriye gukora reka dusengere umuryango nyarwanda reka dusengere abanyarwanda muri rusange uhindura amateka uko kwicana ibi bibazo biri mu ngo bigiye biboneka
hagati y'abashakanye turabyirukanye mu izina rya Yesu, imbaraga zawe nizibane natwe. Urakoze umuntu wese uzakurikira iki kiganiro, umugirire neza, umubwire icyo akwiriye gukora, umwigishe, umuhe ubwenge, umwungure inama n'ibitekerezo. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Yesu.